yewe we urugendo niko se Suza wabonye ukuntu uru rugendo rwatuvunye Yesu we Suza ndapfuye n'ukuri wabonye urugendo ukuntu rungana ariko nakubeshye pe mama teta nanjye nari narambiwe wabonye ukuntu iwacu ari kure ahantu hagendwa amasaha 5 mu modoka wagize ngo biba byoroshye n'ukuri ntago ari aha ni kure pe ubonye icyukeri cyo muri iriya modoka hari mu n'ubushyuhe cyo kora ndabona hano hari isuku hameze neza icyo nkundira rero umugabo wanjye iyo namusize kuro gusa aba yarusigaye ko neza ibintu byose biba ari sawa ariko shaba bateta ugira ngo hari kimana itagukoreye nta kimana itakoze pe rebera n'ukuri wajya ngo ni umugore wari ururimo cyane rwose gusa nyine uvuze iby'urugo nanjye ndibuka reka ntihute gufata akamoto nanjye njye kureba iby'iwanjye n'abo mu rugo uko nabasize ndebe uko bameze ariko se ibyo uvuze ni ukuri ariko se Suza ibi bintu twanzuye iki ko tugiye gutandukana kubona twagiye hariya muri kiriya giturage tukamara y'iminsi 2 yose duhiguriye mwana icyo kora wenda amahirwe dufite nuko twahakuye amakuru yuko ari muzima hanyuma se ubu turaza kubigira gute amateta Imana ni nyembabazi ndabizi nubwo naguye ariko ndabizi ko Imana ari ibasha kungirira neza byo Imana ni nyembabazi ni nyembabazi ifite imbabazi n'imbaraga nizeye yonyine rwose nta kindi kintu niringiye nuko nta ndumva ngiye ibyanjye byose byarangiye ubu rwose no kwizera Imana nkazategereza ikizankorera ariko nibyo Imana igira imbabazi igira kwihangana igira imbaraga n'ubushobozi bwinshi reka nkubwire ibintu ikora ntabwo ibitekerezo by'umwana w'umuntu ashobora kubigira kubikontorora ngo abyumve buriya rero mama teta buriya turi kuza ndi mu modoka naje gusinzira ariko nkomeza gutekereza ku Mana cyane mama teta sanga nta kimana itadukorera ngo itugirire neza ariko bamwe tukabyitesha ariko ubu ngubu nubwo nahaye Satani urwaho akankora ibyo ashatse nitwaje ubunebwe na business mama teta ubu ndakangutse ujye gukora iki se Suza none se uragira ngo duhamagare radio na televiziyo tuzajyeyo tujye kurangisha wenda ko itangazo yazaryumva oya ntago ari byo nshatse kuvuga byonyine kuba kutagira n'ubusabane n'Imana byonyine ubwabyo ibyo byonyine ni ikibazo ubu ngiye gushaka ubusabane n'Imana mbushake kuko ndabona Imana ariyo yonyine ibasha komora ibikomere kandi igakiza n'umutima umenetse ariko rero uwo mwanzuro ufashe nyamara niwo ubundi kutagirana ubusabane n'Imana ni ikibazo gikomeye erega mama teta nubwo ubona nicecekeye kuriya ariko sinyobewe yuko isinyobe by'Imana ishaka ku bantu bayo ndabizi buriya nubwo mba nicecekeye ariko ndabizi uzi iyo wifitiye amahoro mu mutima ufitanye ubusabane n'Imana uhura n'akaga ntago byumva ugahura n'intambara ntago byumva abantu bakakuvuga ntubyumve bakakurwanya ntubyumve wihorera mu mahoro no mu munezero n'ukuri kose ibyo uvuze n'ukuri nkagaruka mu nzira nziza ntiwumva n'ukuri nese mama teta nta kindi nakora reka nta n'icyo utabonye Suza icyo utabonye koko ni iki ndashaka garuka mu nzira nziza ahubwo ubu rwose genda ndashaka kongera kwihana bundi bushyashya ukuri reka nkubwire Suza nimba hari ijambo narindindiriye kuri wowe niryo jambo njye mbona agakiza k'akarindagiza ubamo ejo naguye ejo nakijijwe ejo nasenze ejo nabivuyemo ejo nabisubiyemo ejo nabiretse biriya bintu ni bibi ni ukugenda muri shariyeri uwo mwanzuro wafashe niwo ubuzima butarimo Imana nta kintu bwakumarira bose mama teta hari ukuntu nagiye nirwanirira njya mu bapfumu njya nshakisha urubyaro ruranga kandi ndikubona intandaro yo kutabyara hari icyaha nakoze kiriya cyaha nicyo kiri kunkurikirana ni ukuri kuba narajugunye umwana byonyine birashoboka ko n'Imana yagize n'uburakari kandi n'urundi rubyaro ni ukuri ubu rero nasanze nta bundi butabazi mfite
uretse kwiringira Imana. amen. Ubu rwose ndashaka ko twongera tugasenga rwose ukansengera. Ni ukuri reka Imana nyivugirize amashyi ahi. Reka nkubwire Suza, uyu mwanzuro ufashe uwugumemo. Nanjye ikintu ngiye kugukorera ni ukugusengera. Erega gusenga nibwo buzima Suza, gusenga rega ni imibereho. Erega reka nkubwire, umuntu wasenze Imana akabana nayo ntabwo biba byoroshye ko yongera kuyivamo akongera kugira amahoro. Ntabwo bishoboka. ubundi se ahubwo se wayihungira he? Ubundi se ubona mfite ayahe mahoro? Ntayo nagiye mu bapfumu ndasara ngira gute uwo mahoro nabonye ntaya. Ariko Suza reka nkubwire, kandi nyamara ntako Imana itangiriye. Reba umugabo wanjye yaragiye, Imana igira gutya nkubita undi mugabo. Ubu aricyo nyishinja? Si cyo gikomeye. Ni ngo simbyara, ni njye wabyiteye. Njyewe Imana ndabizi ko ni hano izangirira neza. Yo ni ukuri, pfukama ni ukuri ngusengera Imana Suza. Kandi mbabarire ni ukuri. Ngaho atura ihane neza. Imana mbabarire kuba no gusubira inyuma. Imana mbabarire kujugunya umwana wanjye. Imana ikubabarire. Imana mbabarire kubeshya umugabo wanjye. Imana ikubabarire. Imana mbabarire kwirwanira. Imana ikubabarire. Imana mbabarire utavugisha ukuri. Imana ikubabarire. Iki kintu sindakibwira umutware wanjye. Imana ikubabarire. Imana mwijuru nyeze ntunganye. Imana ikweze. Kandi nyambika imbaraga zo kunesha cyane igisa nacyo. Yego. Imana ikubabarire, nanjye ndakubabariye. Amen. Reka dusenge. Mana y'imbaraga ndetse n'imbabazi. Mana yambaye icyubahiro no gukomera. Uyu ni umukozi wawe aguciriye bugufi. Yaritegereje asanga nta yindi Mana ihwanye nawe. Yaritegereje asanga nta yindi Mana ishobora kumurengera nk'uko wamurengeye. Yisubiyemo mu myaka yose amaze yaraguhemukiye yaragutaye. Dore ngo yarakugarukiye, kandi waravuze ngo uzakomanga uzamukingurira, waravuze ngo uzaguhamagara uzitaba, waravuze ngo uzagushakana umwete azakubona. Nunyemerera umanukana imbaraga n'imbabazi, ubabarira umwana wawe, uhereye none nahinduka icyaremwe gishya, umuha imbaraga nyinshi, ntazongere gukora ibyaha ukundi. Ndagushimye cyane kubw'ineza yawe imugezeho, ubutumwa bugiye guca muri we, hanyuma agende yamamaza ineza yawe. Ndagushimye kubyumvise kandi bikoze mu izina rya Yesu. Amen. 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 Suza, Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha mateta. Rero reka ntahe. Genda ukuremo imyenda yawe mu gikapu. Zamuka. Gusa ujya kureba ubona we yakurindiriye. Ukuremo imyenda yawe ukinzanire. Ngende. Gusa imyanzuro wenda wufashe. Nta gusubira inyuma ukundi. Nta kiza cyo kwa Satani. Nta na kimwe kiza nigeze mbonayo. Narirutse shaka ubutunzi, shaka abagabo, nta kiza nabonye. Ubu ndashaka amahoro aturutse kuri Yesu Kristo. Zanira icyo gikapu ye. Atarisha. Hasi basti. Umuntu uri kwimyoza ngo tiri kuri n'umuhanzi. Wagira ngo wasohoye indirimbo yo kwimyoza. Indirimbo yo kwimyoza. Shandeka Jose. Uri hari igihe umuntu akora nk'ikosa ry'ubu. Niba nagita ry'ubugoryi, niba navango ry'ubuginga. Gacumuzwa n'akantu k'amafuti. Kwisanga mu cyaho ugashaka inyungu yabyo. Ukayishaka ukayibura. Wiyandurishije ubusa. Uriyandagaje haba mu nzoga, haba mu busa, ugashaka ikintu nyine washaka. Inyungu y'icyo cyaho ukoze ukakibura. Nonese pastor, Imana ishimwe ubwo wamenye ko wakosheje. Uzika abandi bakosa bakiba bagasambana bibereye mu buhenebere ntago wabimenye, ariko Imana ishimwe ko wabimenye. Turi wananiwe uzikwana no gutwara n'imodoka. Kuri ibintu wamubwiraga narabibonye pe. Kandi na madamu yarabimbwiye amufata nk'umusazi. Ariko navuga gukuri. Reka nanjye ukuri nari nkuzi nubwo nakwirengagiza. Ubundi umuntu abishuti n'abapagane gute. Polisi nkanjye pastor mushumba w'itorero bishuti n'abapagane ku rwego sangira nabo tugendererana cumbikirana nabo sangira nabo hose ahubwo bivuge neza. Ndasangira reba abantu nicaranaga nabo
bashoferi bita abacuma batwara amakamyo bajya Tanzania ntabasinzi nibo twirirwanaga ngo ni pastor kandi ngo kugira ngo nanga amagambo ngo n'abagabo muri karitsiye kubera ukuntu basigaye bamva ngo ndi umwirasi ngo ndiki barabinyumvisha neza reba ahantu byari bingejeje ubundi inyamaswa iturana gute n'abantu ntabwo bikwiriye none sinayivuga ngo nanjye pastor Imana ishimwe ko wabyiboneye noneho nabikubwiraga ngo ngiye Joseph ndabeshya dore akubwire ngo uteri kwa rugeze nawe kukubwira ngo mujye gushaka kugura amavuta ngo akuri bitangaza uzi ko ari wabyemeye neza byari byarangiye reba nkabiheka kuko azambwire ngo tujye gushaka amavuta ngo yo gukora ibitangaza no kugira gute byari kumarira iki se ahubwo se shaka ejo wundi nticare mu bagozi ko nikundira ka fanta oranje ko ndabizi ngo nawe ngo urakabya ngo kwicara mu bagabo ngo na fanta oranje guhanyweye kawa yini ngo veruje ko atari inzoga ngo ufatiye ikirahure cya mbere ngo ufatiye icya kabiri sinzi uko nageze mu rugo sinzi nuko imodoka nayihagejeje niratarabonye nyine nagonze umuhanda kubw'amahirwe ngera mu rugo ngeze mu rugo ngo nyura amahane niko umugore yambwiye bunakiye sinzi n'ibyo twavuganye namuraje hanze ndarana inkweto ndarana ishati ndarana umukandara ndarana ipantaro ndarana n'amasogisi icyumba cyose kinuka inzoga bambaye n'ibindi bintu byanditseho ngo 0.0 ngo ni sanza ngo itagira nyine ariko si uko byidugamo ndabinyweye tinawe wicare w'umugabo mu bandi cyakora biteka Imana mbabarira nibe pastor tugomba gukora ibyo Imana ishaka bashaka bakaduseka cyangwa bakadukubita bakavuga ibyo bashaka uzikoreka nkubwiye no mu nzu y'Imana harimo abantu baza bigize ngo harimo abantu baza bari kurira satani babeshya ngo bakorera Imana ubu se biheka si pastor yambwira ngo iki ngo tujye gushaka amavuta ngo muri Kenya ngakora ibitangaza ndamugira ngo mu giteraniro cyose ngo bakikubita hasi ariko nizi ikintu kimwe buriya nize ko nkwiye kujya ngira amakenga ku bantu kuko nicyo kintu wakisha abakristo kutagira amakenga nabo babana mu nzu y'Imana bakwiye kubagira amakenga ko satani akorera ahantu hose urumva nase bihe kumubonye n'iteraniro rye ajya amateraniro 5 rimwe rikavamo irindi rijya nayo mavuta yakubwiraga ashaka gukoresha nibyo nyine yambwiraga buriya rero abantu babona ati hari Imana ubundi umuntu utigisha abantu kwihana ibyaha no kuva mu ngeso mbi arigisha iki ubu ngubu nafashe umwanzuro no kwitandukanye bashaka bazamvuge nabi nzitwa imbwa ariko mbimbwa yubaha Imana hari kibazo se nzitwa ikigoryi cyubaha Imana ariko niciye mu gakungu k'abagabo niciye mu gaki oya niga nibyo nkubwira pastor tugomba gukora ibyo Imana ishaka bashaka bakatuvuma bakatubwira iki reka nkubwira pastor uzi njyewe ninjye wakoraga ibi byose ubusambanyi kwibe ngaho ngize mu pastor wo gutuburira abantu ngaho abagore bandi nkabatuburira amafaranga ariko ibyo byose naje kubona na wese ni wakije nagizeho ndaza ndakizwa birarangiye nuko Imana yakoze ibitangaza ubu ndaryama ngasinzira haleluya ndaryama ngasinzira sininya ibiteye ubwoba kuko mbana n'Imana mu mahoro sinjya ninye ibinira ubwoba kuko mbana n'Imana mu mahoro uru urugero rwiza rwanjye rwo kwigiraho pe ubona inshuti nziza gusiga indi kandi inshuti nziza uhinduka nkayo nose ubu najya kuba ngo inshuti bambaje inshuti yawe nini navuga ngo ni shoferi cyuma uri urara ku muhanda nkwa bya biyoga by'ibirikeri byamugize umusatsi ariko nibuze ubu nguyu umuntu ngo inshuti yawe nini hati ni Pastor Joseph umuntu akabyumva ari umunyamasengesho atari umuntu w'ibikabyo n'ibitangaza ugomba rero kubaho urugero nawe kazahinduka akabona ko ibyo ngiye nafashe umwanzuro nabiriya byambayeho by'iki n'ibiki no kugeragezwa kose nabonye aho byaturutse urari ukuntu dukora ikintu gitoya tukagica amazi ariko ari ikintu gifite ireme ntabwo zatandega ari kuza umunsi umwe ngahita nkubita hasi yaraje abanza kugenda atema gahoro rumera nk'igiti kidakomeye araza arahita usinaguye ndacyashikamye kandi icyambere ni ukumenya ko nakosheje kandi ukagira igihe cyo kongera ukaganira n'umugore mu rugo ibyo byo nubigireho ikibazo reka tugende tugire gusa ko mana yanjye nzabona ababyeyi banjye ryari koko mbure data mbure mama mana yanjye ndagukeneye pe ariko cyakoza iyo ndebye uyu mudari numva nishimye nanjye nzakabika mpaka nk'uko Mansera yabimbwiye mana yanjye uzantabare
Ego se Dawidi na Helena kubuze nahangaha uri nahangaha nibereye kumeze nk'uwigunze se oya ntabwo nigunze uzi akazi kawe kose wakarangije ku buryo uza kwicara hano umwanya ungana gutyo akazi kose nakarangije pe ahubwo keretse niba aricyo ushaka ko nagukorera oya nta cyihutirwa ariko mu kanya uze ngo utume kuri botike nta kibazo sawa ese niba atari ibintu byihutirwa mbwiye nkajya kubiza amatemu bigomba kufunyika oya uhita uza mu kanya ngo utume ubundi ni uwahe asanga ari n'igisambo yewe muntu yewe bita kutavuga mwa ubundi waciye hehe ko ndeba ntakuzi hano niko uri uwahe uturutse hehe urakora iki hano ariko abantu bahanabo sanze no ku gipangu hadakinze ubu wasanga uri n'ikibandi oya mabuja njye nitwa Dawidi ndi umukozi wa hano bamaze iminsi 2 umukozi wa hano ubundi se kunyita mabuja uranze oya ahubwo nuko nabonye amafoto yawe amanitse muri salo none se ninde waguhaye akazi hano ninde waguhaye akazi ngewe nazanywe na Maningi ni umukobwa witwa Debora wahangane wanyakiriye Maningi se mupfana iki muziranye he Maningi ukuye hehe mbwira hano yakuvanye mabuja Maningi ni umuvandimwe wanjye umuvandimwe noneho nizere ko uzi akazi nka Maningi ndamurusha ahubwo akazi ndakazi pe akazi ndakazi ariko rero ibyo bintu byo kunyita mabuja njye simbikunda unyita tantine cyangwa ujye unyita mama ubu singana na mama wawe uravuga ngo njye nkwita nde nta kibazo ujye unyita mama nta kibazo ujya njye nkwita mama ese niba ibi birakubabaje none se ubu singana na mama wawe ubu singana na mama wawe none se ubaye iki we none se n'icyo ubaye ni bibi se ndagukomerekeje ubaye iki se mabuja nta kibazo nzajya oya rwose sinshaka mabuja giho yihangana rwose iryo zina rya mabuja sindikunda unyita rwose ayo mazina nkubwiye tantine cyangwa mama rwose nzajya ubu se sinkubyaye koko nzajya nkwita mama kandi urakoze Imana rwose uzajya unyita mama rwose nta kibazo ahubwo se mama ibi bikapu ntabwo biri kwavuna ndetse nk'abakira ahubwo byanyishe sikuru kiremereye sawa mama sawa mama bushana mama rwose ariko noneho uyu se rwowe ni umusazi se wari umusazi nzamukizwa n'iki ariko ndabona ntacyo atwaye da umwana mwiza ubuhenebere karundura